ese ubona abanyarwanda nyuma y'imyaka 30 bagikeneye kuyoborwa nyakubahwa perezida wa repubulika? la la, hari ibigaragarira buri wese ukuntu uru Rwanda ruyoborwa na His Excellency nk'uko nabikubwiraga. Ni bato, bageze mu myaka 30, ariko amahirwe tugira, baramusanze, baramubona, ibikorwa birivugira, arabakunze cyane, arashaka kubaraga urwo Rwanda. Abayobozi nk'abariya, umuyobozi nk'uriya nka His Excellency n'imboneka rimwe mu mateka. Urabona za rimwe, wenda hashobora no kuzashira n'imyaka 100. Ati nkuru y'abahungu we, nguko yabamuha ayerugaragara mu mahine, rudakangwa n'imihisi we, imihe igwira mugongo. Ati ndi icyogere mu nkuba singomwe ntabaza ngira icyubahiro mu mihigo. Guma. Yego murakoze cyane Masamba, icyogere mu nkuba kuba mwemeye kuvugana na One Nation Radio. Iyi ni radio ya diaspora nyarwanda, ijwi rya diaspora nyarwanda. Abantu bo muri diaspora bambwiye bati nubanza kuvugana na Masamba, turamukunda cyane, ni intore yacu, ni umuhanzi wadufashije mu buryo bugaragara. Nukuri nabanza dusuhuze, kandi dusuhuze muri bwa buryo tumenyereye. Ubwo se bwa buryo bashaka. Ati nkuru y'abahungu we, nguko yabamuha ayerugaragara mu mahine, rudakangwa n'imihisi we, imihe igwira mugongo. Ati ndi icyogere mu nkuba singomwe ntabaza ngira icyubahiro mu mihigo. Guma. Yes. Murakoze cyane kwemera kuganira natwe. Tuganira cyane turasa ku ntego. Turi mu mwaka ukomeye cyane, ni umwaka w'amatora y'umukuru w'igihugu 2024, kuba amatora ya perezida wa repubulika. Yarabaye 2003, abanyarwanda benshi batora perezida Kagame. Yarabaye 2010, abanyarwanda benshi batora perezida Kagame. Yarabaye 2017, abanyarwanda benshi batora perezida Kagame. Tugeze muri 2024, umukuru w'igihugu nabwo yatangaje ko aziyamamaza muri aya matora. FPR yaramutangaje nk'umukandida. Masamba, mwakurikiye cyane bibera mu gihugu, mwaririmbye indirimbo zitanga ubutumwa bwo guhumuriza abanyarwanda no gukunda igihugu. Aya matora ari muri uyu mwaka ni amatora avuze iki? Ni amatora agomba gusiga isura ki muri uru Rwanda turimo? Urakoze. Amatora tugiyemo y'ubu afite ubusobanuro bukomeye cyane, afite uburemere bukomeye cyane, afite n'icyizere cyinshi mu baturarwanda ndetse no mu banyarwanda bari hanze ba diaspora. Kubera iki? Tumaze imyaka 30 iki gihugu gisa nkaho kivutse bundi bushya, kuko cyari cyarapfuye, cyari cyarangiritse kubera politiki mbi. Tugize Imana
tugira umugaba w'intwari, umugaba w'ingabo w'ikirenga, akora uko ashoboye kose, atunganya neza uburyo dutaha, anahagarika na jenoside yarimo ikorerwa abatutsi, anaduha n'intsinzi nk'abantu batabaye bari ku rugamba. Niwe wayoboraga ibyo byose. Kuba rero hari amatora ni ikimenyetso gikomeye cyane abanyarwanda bari banyotewe kugira ngo bamugaragarize yuko bamukunda kandi bifuza gukomeza kuyoborwa nawe. Amatora rero ni devoir civique. Rimwe na rimwe abantu hari igihe batabifata nk'aho ari ibintu byangombwa cyangwa biremereye, ariko ubundi byakagombye kumvikana yuko buri wese gutora ugatora uwo wifuza ko yakuyobora, ni ubuzima bw'igihugu uba wahisemo bwiza, n'ubuzima bwawe n'abawe, ukazagira ubwo burenganzira bwose busesuye bw'uwo wahisemo kugira ngo azakuyobore. Amatora rero navuga ko buri wese yakagombye kuyagira ye. Niba ukunda His Excellence Paul Kagame, niba wemera yuko yagukuye muri wa mwobo, yagukijije byinshi, yubatse iki gihugu akagikura ku busa kugeza kuri uyu munota, byerekane ujye gutora kugira ngo werekane yuko kuko ushyigikiye umukandida wawe kandi wifuza ko yakomeza kugira ngo ushobore kuzagira ubuzima buzira umuze, kuzagira ubuzima bwiza. Yego, tukivuga ku matora, nkubajije ku matora ukomoza no kuri nyakubahwa Perezida Kagame, uvuga urugendo rw'imyaka 30 cyo yamariye abanyarwanda. Ntekereza ko abashaka kubibona barabibona, ariko ndakubaza ikibazo. Turi kujya mu matora, ejo bundi umuryango FPR ngo tujya mwemeje nk'umukandida. Ese ubona abanyarwanda nyuma y'imyaka 30 bagikeneye kuyoborwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika? Abanyarwanda barabikeneye cyane cyane gukomeza kuyoborwa na Perezida wa Repubulika. Ni ibintu byigaragaza, ni ibintu bigaragarira buri wese. Ahubwo se usibye n'u Rwanda, nyakubahwa Perezida wacu buriya mvuye Abidjan, wenda turaza kubiganira bifite muri gahunda, baramukunda ibintu dushaka kumva. Baravuga ati mwebwe muvuye mu Rwanda, mu Rwanda rwa Kagame. Abanyarwanda baracyakeneye ko Perezida abayobora kugira ngo azabageze kure ishoboka, kuko naho bari harashimishije, n'imbaraga n'umwete n'ubushake n'urukundo akunda abanyarwanda, byatumye no muri imyaka 30 dushobora kuba turi igihugu cyiza kandi cyubashe. Aho tugenda abantu bose bakakubaha, uvuye he, uvuye mu Rwanda, ntabwo byigeze bibaho. So kuba rero usibye nk'uko ambazaga, usibye n'abanyarwanda, ni ukuri ananitoje no muri Afurika banamutora mu majwi menshi cyane, kuko urukundo bamukunda ni rwinshi cyane. Urwo rero ruduha imbaraga, ruduha icyizere cyo kumva yuko tuyobowe neza, kandi tukifuza yuko uwatuyoboye adukura mu mwobo akatugeza
aheza hashimishije hashimwa na benshi, yakomeza akatuyobora kugira ngo tuzagere hirya bishoboka, kure bishoboka. Ibyo ni ibintu bigaragarira buri wese, yaba umunyarwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Yego, nibyo byo biragaragara, biranatanga icyizere. Wakomeje cyane ku myaka 30 igihugu kiri kuvamo, ni ahantu hakomeye cyane. Umukuru w'igihugu niyo abisobanura avuga ko u Rwanda rwari rwarapfuye rurongera rurazuka. Mu kugaruka mu Rwanda hari abari barahejejwe hanze y'igihugu, hari abari bari mu gihugu nabo badafite ijambo mu bikorwa byawe nk'umuhanzi mu kugaruka. Hari indirimbo nyinshi waririmbye zigisha urukundo, uririmba mu ndirimbo zubaka umuryango, tukajya tuzumva mu bukwe, wa muryango rero warasenyutse urongera uriyubaka urahura, ariko uza no gushyiramo n'indirimbo zigira inama abantu, indirimbo nka Nyeganyega, indirimbo zibutsa abantu gukunda igihugu, Jenga Taifa Lako. Iyo witegereje uru rugendo rw'imyaka 30 ukareba muri 2024 usesengura gute u Rwanda, urwo Rwanda rurimo abantu bibuka kakimuhana kave kazi imvura ihise, urwo Rwanda rwibutsa abantu gukunda igihugu. Ibi bintu biri mu mitwe y'abantu, ese biri gufasha abantu muri iyi minsi kuba nabo bavuga bati kubera ubutumwa twagiye tubona twarahindutse, turi abanyarwanda batanga icyizere? Ubutumwa burahari cyane. Wanakomoje ku iyo ngerageza kubushyira no mu nganzo yanjye, ni ukugira ngo abumva inganzo yanjye bumva uwo muntu wababaye kubera ubuhunzi. Nabaye impunzi i Burundi nubwo nakiri muto, ariko narabubonye, narabwumvise, narabuhumetse. Hanyuma nagera ku rwego rwo kubona igihugu, iyo nganzo igakomeza igaragaza ibyo byiza twagezeho. Mu nganzo rero burya cyiza cyabyo n'abantu bagomba kumenya ni uko message cyangwa ubutumwa bwihuta cyane kurusha n'ibindi byose. Disikuru politike wayivuga, ushobora gutanga ibiganiro byiza cyane, ariko ngerageje gato ngafata iyo disikuru nziza igomba kuba hari abantu bayikunze, nkayihinduramo indirimbo bakumva ahantu yagera. Iyo rero nganzo yagize akamaro cyane, yakontributinze cyane kugira ngo ibi byose byiza nyuma muri iyi myaka 30 bishobore kugira nta nganzo, nta buhanzi, sinzi ko ubwo butumwa bwiza bugera kuri benshi bwabageraho. Iyo rero ni contribution nziza, kandi ndashimira n'abahanzi bose bashoboye kubikora n'ubu bagikomeza, ni ibintu bigaragarira hose. Iyo rero urebye icyo gihe cyose, izo ndirimbo bavugaga zifasha za Nyeganyega no gukora zubaka umuryango, turimo abakobwa bamwe barashyingirwa, ubu tugeze muri ya myaka yuko noneho abana bacu aribo bashyingirwa, barongora. Ni amahirwe menshi cyane, amahirwe agaragaza yuko iki gihugu cyagize abavunyi, kiyoborwa neza, gitunganywa neza, kiri mu nzira nziza. Tunifuza yuko noneho abo tubyara n'abato kuri twebwe bakomeza muri iyo nzira nziza. Niho numva nk'icyo wari uvuze kijyanye n'inganzo, kijyanye no kureba no muri iyi myaka yose yagize akamaro kenshi cyane ku bijyanye n'inganzo, ku bijyanye no kwiyubaka, ku bijyanye n'urubyiruko, ku bijyanye no gutanga amasomo ahagije kugira ngo n'ejo bundi iki gihugu atazagira abakidukura mu ntoki, kandi twaragihangakiye, twaracyubatse. Nanongeraho ko turi no muri periode ya commemoration. Buri wese agomba kumva icyo kwibuka, buri wese agomba kumva yuko nta na rimwe bizongera kubaho ukundi, nta jenoside na gato izongera kuba muri iki gihugu. Ibyo byose rero no kubishimira uwatuyoboye, ari we twifuza kugira ngo dutore ngo akomeze
atuyobore. Yego, kuri icyo ngicyo cyo uko umukuru w'igihugu arahari, hari n'ibyinshi yakoze mu guhagarika ayo mateka, ariko iyo urebye ku mibare ubona ko hejuru ya 70% ni abantu bafite munsi y'imyaka 35. ubwo bivuze ko ni abantu batabonye, batari bariho ayo mateka ya jenoside yakorerwa abatutsi aba, cyangwa batari bazi ubwenge ayo mateka aba. Bivuze iki kuri aba bakiri bato batabonye ayo mateka, bageze mu myaka yo kujya mu matora, bagiye kwinjira mu matora ya 2024? Ayo mateka ntayo bamenye, ariko barayabwiwe. Ayo mabi, ayo makuba yabaye batariho, ariko yasize u Rwanda upfuye. Ababyeyi babo, abarokotse nibo bayababwira. So ureba ukareba ugasanga abo bantu uvuga ba 35 bafite inyota yo kumenya amateka yabo, kandi ni byiza. Kutamenya amateka burya ni bibi cyane. So rero umutima wabo ni umutima wo kubaka iki gihugu. Hari ibigaragarira buri wese ukuntu uru Rwanda ruyoborwa na His Excellency, nk'uko nabikubwiraga. Ni bato, bageze mu myaka 30, ariko amahirwe tugira, baramusanze, baramubona, ibikorwa birivugira, arabakunze cyane, arashaka kubaraga urwo Rwanda. Uru Rwanda nirukurikiza impanuro za His Excellency, ndishuwa yuko n'imyaka n'amagana n'ibihumbi, uko generasiyo zigenda zindwa, bizagenda bigenda gutyo. Nkatwe generasiyo yacu turi mu bantu babaye mu buzima butameze neza, tunakora n'ibishoboka byose kugira ngo iki gihugu kiboneke, ariko tunagira n'amahirwe yuko nabo tubyara tubibabwira, tukababwira amateka yacu. Kandi iyo urebye urabona ko babyumva cyane. Kimenye no kubyumva. Nibo wumva ubona bashaka kujya mu gisirikare, bashaka kujya mu gipolisi, bashaka kujya muri politiki bafite imyaka 30-35. Kera nta muntu watekerezaga. Ibi byose ni uko kwigishwa neza abantu bafite envie yo kubaka uru Rwanda, ngo barukure hano kuri level barugeze ku yindi level. Nta yandi rero maboko ashobora kubaho atari ay'urubyiruko. Nuko cya mbere mbona bafite inyota y'amateka, icya kabiri barashaka kubaka u Rwanda kugira ngo ayo mateka mabi atazongera, bagashaka no kurugeza no kuri development iri hejuru cyane. Singapore ntabwo ari kuri yari imeze n'ibindi bihugu byose, barashaka no kurenga n'izo za Singapore n'ahandi hose. So biro ni ibintu by'uko umuntu agomba, kubera ko hari umusingi tugomba kubakira twebwe bakuru, tukabaganiriza, tugashaka ibiganiro, tukaba close n'urubyiruko kugira ngo ayo mateka n'ibi byose byiza, nuko kubifuriza yuko u Rwanda rwazaba u Rwanda ruryoheye bose, iparadizo tarangwamo n'ibintu bibi byose biva mu maboko no mu bwenge bwa la nouvelle generation. Ubwo ndumva ari nayo mpamvu bagikeneye nyakubahwa Perezida wa Repubulika mwubaha guidance yo gukomeza muri urwo rugendo. Usibye n'urubyiruko, nibo benshi nk'uko bivuga, kandi nabo benshi mu Rwanda, percentage ngira muri hejuru ya 70%. Hejuru ya 70%. Si nabo bonyine, natwe dusa nkaho twegereye hejuru, turacyamukeneye cyane. Burya abayobozi nka bariya, umuyobozi nkuriya nka His Excellency nimboneka rimwe mu mateka. Urabona za rimwe, wenda hashobora no kudashira n'imyaka 100. Abayobozi ubona bavuga cyangwa bagira iki ukabona ni beza, ko bazi kuvuga neza, bazi gukonvenka cyane, ariko ibikorwa byo bibabyivugira. So rero ko twagize Imana tukabona Mesiya, bene b'abarokore cyangwa abakirisitu, uwo nguwo ntumwitesha, ugerageza uko ushoboye kose ukamubungabunga, ukamuba hafi, ukamwegera, akagusigira
uwo murage, kuko His Excellency inyota ye no kuzasiga uwo murage, noneho n'abato n'abavuka nyuma bakazakomeza muri iyo nzira. So turacyamukeneye rero cyane, si abajene gusa ndetse natwe bakuze. Iyo urebye u Rwanda mu matora yaciyeho, abanyarwanda baritabira, yewe baritabira cyane mu bihe by'amatora, ariko uko iminsi igenda yegera imbere imico mibi igenda yandurwa. Iyo witegereje nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu biteye imbere, abaturage bagenda gake mu kwitabira amatora. Niki wabwira abantu kugira ngo bumvishe akamaro ko kwitabira amatora y'uyu mwaka, by'umwihariko 2024, umwaka wuzuza imyaka 30 ishize igihugu kivuye habi, gitangiye inzira iva mu mwijima igana mu mucyo? Urakoze cyane. Nicyo nakubwiraga, ubona ko amatora iyo urebye no mu bihugu n'abanyina baye hanze, usanga kenshi nta nubwo biba binagize n'icyo bibabwira ahanini. Ariko tugarutse iwacu, ahanini ni ukushishikariza urubyiruko kuyitabira, kwerekana temoye y'uko uwo mushaka, uwo ngo mukunze, muvuga, muririmba, mugaragariza abantu bose naho muri mwifuza yuko yakomeza. Mu gihugu runaka kirimo miliyoni zingahe, 13 cyangwa 14, hatora miliyoni 1 cyangwa miliyoni 2. Kugaragariza mu rukundo nuko uva aho uri ukagenda ukabimwereka, ukamubwira ati nari mpari, naragutoye kugira ngo uzanyobore, uzanyereke inzira nziza, uzangeze aheza. So ni ikintu cya mbere no kumva ko umutima bagomba, umutima bamukundira, ntiho mukundire muri saro gusa, ngo bamukundire mu buryohe bundi barimo, ahubwo babigaragaze ku mugaragaro yuko basohotse aho bari, bavuye mu mazu yabo, bavuye mu mirimo yabo, bavuye handi, bagiye kumugaragaza urwo rukundo, bamutora kugira ngo azakomeze abageze mu ndoto zabo bifuzaga. Ukomeje hanze, reka tunaganire no kuri diaspora. Mu minsi ishize mu ntangiriro z'uyu mwaka twakubonye Washington muri Rwanda Day. Dusobanurire diaspora wasanzeyo i Washington. Hari n'abari bavuye mu bindi bice bitandukanye za Canada n'ahandi baje kwakira umukuru w'igihugu. Wisobanura gute abanyarwanda baba mu mahanga, ubabona ute mu kugira inyota yo kuvuga ngo nubwo tutari mu Rwanda turi ku mutima, nubwo turi mu Rwanda turarutekereza, twanarufasha gutera imbere? Icya mbere no kubwira yuko ndi inshuti ya diaspora cyane, ndabakunda cyane. Iyo buri munsi iyo duhuye biba ari umunezero urenze. Na za spectacle zose nkora, yaba muri Amerika yaba mu Burayi, abantu bose baraza kubera ko n'ubundi mba mbajyaniye u Rwanda, baba bafite inyota yo kurwumva, nkababwira mu ndirimbo, nkababwira baganiriza. Ibyo ni ikintu kigaragarira buri wese. Ariko noneho by'umwihariko Rwanda Day, iyo bavuga Rwanda Day ni nko kuvuga ngo the man uri hejuru yabyo ni His Excellency. Wenda kubwira ngo habayeho iyo Rwanda Day, n'uwo munsi cyangwa iryo joro bakamenya yuko hari impamvu runaka itumye atari buboneke, iryo joro bose bahita bafata indege cyangwa bafata imodoka bakagenda niwe. Icyo ni kimwe kikwereka ukuntu bamukunda. Cya kabiri ni uburyo bw'uko abantu bahura baherukana kera, bagahoberana, bagakumburana, bakaganira, noneho bakaganira batavuga izo shuguri zose z'aho bari, bavuga u Rwanda. Burya waba hanze wagira iki, u Rwanda ugenderana narwo, ntirushobora kukuvamo nubwo byagenda bite. Ibyo byose rero bituma nka Rwanda Day igira urundi rwego. Umuntu niyo wahamagara hakazuka Michael Jackson, hakazuka n'abandi, hakavuka n'abandi bahanzi bateye ubwoba, n'abandi tuvuga bafite success iteye ubwoba, His Excellency atari we uri the man ebana nyirabyo, Rwanda Day ntabwo abantu baza adahari. Niyo wabazanira umeze ate, bikubwira ngo niyo connection y'abaturage y'abanyarwanda bashaka kuganira na perezida wabo, bashaka kumubona.
ashaka kumwumva, noneho abaho ubutumwa bw'igihugu bwiza bazagenderaho imyaka n'imyaka n'imyaka. So ibyo rero, iyo connection ya Rwanda Day yari nziza cyane, abantu barahuye, barahoberana, barakumburana, turirimba indirimbo izo zose, turabyina, turasohoka hirya no hino aho dusohotse hose. Donc twari twifatiye, Washington yari yabaye urundi Rwanda, kuko twinjiye ahantu hamwe tugiye gufata muri restaurant, tuyihindura u Rwanda, turirimbira, tujya ahandi hantu dusanga baririmba iza karaoke zabo, turabivanamo, abari twe turirimba. Twageze Washington tubigira u Rwanda n'abanyamerika. Ikindi cyane nabonye cyanshimishije nuko iyo education, uwo mutima w'abanyarwanda, ibi byose bakora, aho bageze nta cupa rimenetse, nta urwanye, nta utukanye. Abazungu bose bagasiga bareba bavuga ati aba bantu ni bantu ki, nyuma bakaza kumenya ko ari abanyarwanda. Indangagaciro zacu aho tugiye hose ziba zirimo. Noneho uko guhura no gukumburana no kugira iki, noneho byarangira tukazahurira muri sale dutegereje ijambo nyamukuru rya perezida wacu, ugasanga abantu bose baritonze, baracecetse, barashaka kumwumva. Ibyo ni ibintu Rwanda Day ndayikunda ku buryo nubwo ntanatumirwa nk'umuhanzi ugiye, aho yaba ntari kuri liste y'abahanzi, yewe nzajya niyaranja nkahajya, kubera ko urwo rukundo rwa diaspora, uko gukumbura u Rwanda, kurushaka, noneho bageze Imana babonye na perezida wacu, ubabwire ijambo ryiza, ubahe amakuru mazima y'u Rwanda, situation yose nuko ruteye n'ibyo na gahunda zose. Ibyo ni ibintu udashobora kurata ifite ubwo bushobozi bwose bushoboka. Diaspora aho ujya mu ma spectacle ho tubwiye, berekana inyota yo gukunda u Rwanda no gukunda nyakubahwa perezida wa repubulika. Hanyuma n'icyo babwira kuri aya matora tugiyemo, ese ijwi ryabo rirakenewe cyangwa n'ubundi miliyoni zituye mu Rwanda zirahagije kuba zadutsinda? Diaspora niyo bita ngo ni intara ya gatandatu. Ni ubu ngubu noneho ni na benshi, abanyarwanda ni benshi muri diaspora, bafite ingufu zihagije, bafite n'ubushobozi, kuko barakora. Wumvise cyangwa se ukanabaza neza amafaranga bohereza mu Rwanda ni igitangaza. bari muri ngira ngo ubibajije wasanga mu mwaka ari miliyari udashobora kumva itabaje. So ni abantu bakontribuye bikomeye cyane, ni benshi, ariko nk'uko wari ubibajije bari bize cyane. Kuba bize ntibibeho, ariko uriya munsi w'amatora, nka kuriya bahuguruka bakaza bishimiye Rwanda Day, bazabikube inshuro 10 baza gutora wa wundi bakunda, bari bubone, noneho bamuhundagazemo amajwi, n'ejo bundi azaza. kuko Rwanda Day iba rimwe, ntawamenya, ushobora no kuba na gatatu. None se ko igihe unshimishije, igihe unyeretse yuko ufite urukundo rwinshi, nshobora gukuba 2 3 mu mwaka, ukabaho Rwanda Day 2 cyangwa se 3. So naho ngaho, donc uwo munsi bazihangane. Abafite shift wenda bavuga ati amasaha 2 3 agura, niba ari isaha imwe, niba ari 20 cyangwa 25, guheba 50 cyangwa 100 kugira ngo wubake igihugu cyawe, utore uzatuma unaza no mu Rwanda ukisanzura, ababyeyi bameze neza, wohereza, wubaka iwanyu, ntawe ubinyeganyeza cyangwa se ngo bigira umutekano muke kubera ko watoye indogozi nziza. Ibyo ni ibintu rero numva bazihangane, bave mu mazu, haba mu gitondo, haba sangapi, haba mu mbeho, haba mu bushyuhe, ariko bavuga bati tugiye kumwereka yuko tumukunda. Icyo ni ikintu
ngiye numva nifuza kubasaba. Turakundana, turumvikana, iyo nje banyakira neza. Icyo nicyo mbasabye nk'umuntu w'inshuti yabo, ku munsi kuzawutanga bakagenda bagatora ari benshi. Yego, urakoze cyane. Ni ubutumwa bwiza bunumvikana, kuko hari abajya muri diaspora ugasanga yitandukanyije n'ibintu bimuhuza n'igihugu, ati ndagiye ubu ngubu ngiye kwishakira imibereho. Ukomeje cyane ku bagerageza kohereza amafaranga, ku bagerageza gufasha abanyarwanda, ubona uruhare rwa diaspora nk'abantu muganira buri munsi, nk'abantu b'inshuti zawe, ari uruhe, cyangwa rukwiriye kuba uruhe muri rwa Rwanda bavuyemo, narwo bakagira uburyo batitandukanya narwo, bagumana narwo hafi mu buryo bushoboka, yaba ari ukurufasha ndetse no kumva kiri parti y'igihugu n'ubwo uri hanze? Icya mbere ni uko nakubwira yuko diaspora ubu ngubu iri ku rwego rwiza rutunganye. Nanashimira cyane cyane ambasade zacu, njya mbibona ahantu hose za ambasade zacu zirakora kuko zegera abanyarwanda bimwe bishoboka byose udashobora kumva, nubwo ari kimwe mu nshingano zabo bafite, ariko uburyo iyo kubana nabo ni ibintu ubona ko bisa nk'ibyahindutse, si nka kera. Ubu ngubu biri ku rwego rwiza cyane. So numva ahanini ibyinshi nanabikubwiye bijyanye na diaspora. Turabana, tubona neza, baratwakira. Sinanjye nyine, n'abahanzi benshi bagenda barabakira, n'abandi banyapolitike n'abandi bagiye mu yindi mirimo barabakira, bafite uwo mutima koko. Ntabwo muri diaspora ubu ngubu hari ikintu cyiyubatse muri bo. Hari abakora bavuga bati mu myaka 2 cyangwa 3 yewe ngomba kuba nujuje inzu muri Kigali kandi iri cadastre. Kera ashobora kuyafata akayakorera izindi ambiance cyangwa se agakoresha ibindi, ariko buri wese arashaka kugira inzu mu Rwanda. Dufite yo gutekereza kugura inzu, kwinvestisa mu Rwanda, nicyo kikwereka yuko bashaka bafite iyo touch ikomeye cyane mu Rwanda. Ntabwo rero ibyo ushobora kubikora cyangwa ubigereho udatoye neza, kuko nutora nabi n'ibyo watekerezaga kwinvestisa cyangwa kubaka barabisenya, birasenyuka. So icyiza ni ugutora neza, ugatora His Excellence kubera ko babimwereka ko bamukunze, tukamutora turi benshi, noneho na bya bintu byabo bubaka, ibyo bashaka ku gahunda zabo za projet zabo zikagenda neza mu mahoro, akaryama agasinzira, ari muri Amerika, ari muri Australia, ari muri Canada, ari ahantu hose akumva arasinziriye. Iki nacyo gushaka amakuru mazima, kubera ko abenshi hari n'igihe bamira bunguri amakuru y'ibinyoma. Ibi ntabwo ari bizima, ibi ntabwo bimeze gutya, amakuru mazima bashobora kuyabona. Hari ibinyamakuru, hari nuko bashobora no guhamagara kuri ambasade bati ko numvise ibi n'ibi mwambwije ukuri ko bimeze, bashobora kumuha. Hari ibintu byinshi bishobora gutuma noneho hari amakuru meza ushobora kubona. Ugahamagara no mu Rwanda, ukavuga no mu Rwanda, noneho guhamagara ntabwo bikiri ikibazo, na WhatsApp n'ibintu byose. Abantu ntibakira amakuru atariyo kandi amazima ahari. Abangiza, abadashaka u Rwanda, batarushakira amahoro barahari. Banze b'u Rwanda barahari, ariko nta mbaraga bafite. Ibi bireba najyaga muri diaspora kera bakambwira bati aba bazaza muri spectacle yawe, tumwe turashaka kubanya. Ahubwo none mubazanye. Abenshi bazaga mu spectacle zanjye, nkabaririmbira zira zawe uzaza urebe, nkarimbira u Rwanda rwiza, nkabaririmbira iki, bose ubu ngubu barayobotse. Ntushobora kubyumva ukuntu basigaye bubatse iki gihugu. So uko kuba bari hafi y'u Rwanda, kuba bakunze u Rwanda, bakarukorera, ibyo byonyine ni ikintu numva nabashimira. Kandi uzarebe niyo ugiye muri Amerika cyangwa na Canada n'ahandi hose,
ukaganira n'abanyamahanga abo ngabo bo muri ibyo bihugu barimo, umunyarwanda baramumenye, bamenya ukuntu akunze igihugu cye, acyubaha, ku buryo birabatangaza nabo bakavuga bati aba bantu, hari n'igihe batwita les juifs d'Afrique, tumeze nk'abayahudi, ibintu byose tubikorera u Rwanda. Yes, ntibimere bityo. Simvuze ngo inzu yo muri Amerika wayigura n'indi ushobora no kumvisa n'aho hantu kubera ko harimo na intérêt zindi ufite, ariko ahanini utekereze iwanyu. Kandi amaherezo n'iyo nzu uguze pendant x temps, ishobora kuba 40 ishize abamaze kugira na valeur, ushobora no kuyigurisha noneho tukabona uguze ahantu hateye ubwoba na investment, ku buryo na retreat yawe ushobora kubikora neza, no gutekereza ngo kera bizagenda bite nabyo ukabitegura. Ariko icyo twaganiragaho cyane cyane ni akamaro ka diaspora mu matora, ni ukubashishikariza kugira ngo batore, kugira ngo noneho uko urwo rukundo bakunze u Rwanda, uko kurwubaka bari kure, nta wundi ushobora kubibungabunga no kubiha umurongo atari nyakubahwa perezida wacu. Kumutora rero bigaragaze, kandi icyo cyizere kirahari. Murakoze cyane Masamba, wakomeje kuri byinshi cyane, ntabwo turasoza. Tugiye kugana ku busozo, reka tugane ku busozo, tukomaze kuri festival ya Abidjan. Ni festival ukubutsemo festival ki, ni festival itanga mukoro ki ku banyempanda bo mu Rwanda? Ni festival mvuyemo yitwa Festival Massa, niyo muri Abidjan. Ni festival ikomeye cyane, iri international. U Rwanda rwagiyeyo nka pays d'honneur. Ibintu u Rwanda rwerekanye byari byiza cyane. Dusizeyo umugani, abantu baho n'abandi benshi baje kuri iyo festival. Yari ifite ibihugu numvaga bavuga bigera kuri hafi nka 30, bose baravuga u Rwanda. Twakoze opening nziza cyane, bareba imbyino zacu, bareba imbyino z'abakobwa, bareba imbyino z'abahungu. Harimo akantu kantangaje, nari nzi ko nyuma y'imyaka nk'uko bavugaga nk'iyi 30 abantu batagitekereza muri ubwo buryo. Igihe abantu benshi barazaga kuvuga ati, bakandeba igihe yari coach w'iyo ballet national, bakambaza bati ni gute abantu babyina bati, basa bati, bambaye bati, baberewe, baseka, n'umubyimba wabo mwiza ugaragara ko icyo bita mu gifaransa un corps qui s'exprime. Donc umubiri wonyine uravuga, uraganira, bakuganiriza wowe, bageraho bagafata imipanga bakicana. Ubu bariya tureba barimo abicanyi. Ndawifa rero kubasobanurira, kwanza icya mbere nuko abarimo abana benshi barimo n'abajene, iyo myaka bavugaga bari bataravuka. Icya kabiri no ntabarimo bagiye muri ayo mahano. Ubwo ndimo ndamusobanurira. Icya gatatu, igihugu cyari yubatse ku buryo ibyo byose by'ibyago tubigira, tukabyibuka, ariko tukiyubaka. Abantu bariyubatse, abantu bari mu buzima bwiza, barishimye, bakunze u Rwanda, noneho barashaka kugaragaza u Rwanda mu yindi sura mwebwe mudafite. Isura nziza, iyo sura wabonye nziza yatumye ukunda u Rwanda, byari mu mitwe ya benshi cyane. Ni naho rero ubona ko burya izi danse zacu, izi mbyino zacu, inganzo igira akamaro cyane mu bijyanye na cultural diplomacy. Baba bafite ibintu byinshi batekereza ku Rwanda, ariko noneho wabasobanurira, wabumvisha, bagahita babona ko ari ibindi. So twasize rero muri festival tubrandinze u Rwanda neza. Rwanda
uwajyayo none n'ejo uzajyayo uzareba bazakwakira nk'uwakira umwami, bakakubwira ati abavuye hano bakoze ibi n'ibi n'ibi byiza cyane. Icyo ni ikintu cyiza cyane twakunze, kandi ubwo si aho honyine, ubu twatangiye kugira n'ubundi butumire buvuye mu bindi bihugu, abantu benshi barimo baragerageza kudutumira muri za festival kugira ngo tuzashobore kuzijyana. Nanone na nyuma yaho hari twigeze kujya Mayotte, tujya Matafu, tujya mu Faransa, mu Bubiligi, aho hose culture yacu, umuco wacu, inganzo yacu irahagera igasasa neza, abantu bakabona koko abo bantu. Hari amasomo twakuyeyo kuba muri izo festival. Yego hari ibyo bigira ku Rwanda, ariko hari ibyo twiga natwe. Hari amasomo twize. Icya mbere ni uko twiga uburyo bamaze kurenga mu bijyanye no gutegura za festival n'izindi ibyo bita creative industry, bimaze kugera hejuru cyane, bo bari hejuru. Turabyiga, tukiga uko babyorganiza, and then tukiga burya tukiga n'umuco wacu, ni ibihe byiza bafite dushobora kuzana n'iwacu tukubaka ku buryo byagenda nk'uko nabo bagira ibyo batwara, sibyo? Ari abo bakeya bashaka kwiga ingoma, bashaka kwiga kubyina, ibyo byose ni ibintu uberekera kubera ko babikunze, ariko nabo hari ibyo nabonye ndabyiga, nko gucuranga kora, nko kuorganiza spectacle, icyo bita théâtre ballet, uhuza théâtre na ballet, ugakora spectacle imwe ufite story ushaka kumvisha. So hari ibyo twiga byinshi cyane, burya ngo akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze. Donc kugenda byaradufashije, twarize, ariko ahanini no kugaragaza u Rwanda rwa none, u Rwanda rwiyubatse, u Rwanda rwababariye, u Rwanda rwirema, rushaka kujya mbere, kandi u Rwanda ruhamagara ati nimuze visite u Rwanda, nimuze, ni amahoro, security irahari, muze mwebafise, muze mwubake, muze niyo culture industry, muze dukorane, tuzamura do contact zarabaye. Twahigiye byinshi, ariko natwe twabahaye impamba bazagendamo izabafasha for long time. Yego Masamba, reka dusoze nkubaza ikibazo cya nyuma cyoroshye. Iyo urebye urugendo rw'ubuhanzi bwawe, urugendo rwo kugaruka mu Rwanda no gutanga inganzo ihindura abantu, ni iki kintu ubona kigutera ishema, kibonye uvuga uti iki kintu giteye ishema kuba ndiho, nagizemo uruhare? Ishema rya mbere njye nkunda, ariko ni uburere, nanashimira cyane cyane uburere data yampaye. Data wari intore ya kera cyane, hanyuma akanyumvisha yuko n'ibyo nakoraga, ibyo dukora byose ubwo twari mu buhunzi, tubikora kugira ngo tudata umuco. Ishema rero rya mbere ni ukuba narafashe inganzo yanjye ayijyana aho igomba kujya, kugira ngo ifashe benshi gutabarira u Rwanda, kurubonera ibyangombwa bishobora gutuma intambara ijya mbere, ndavuga mu bijyanye na fundraising, recruitment na mobilization ku pati y'ubuhanzi. Iyo ni ishema rikomeye cyane, narabibonye, nazengurutse ibihugu byinshi cyane, nabaye muri Uganda igihe kinini, nzenguruka Tanzania, njya Burundi, aho hose barambonye, ngeze n'i Burayi henshi. Ariko ibyo byose niryo shema rye, numva ko icyo nitangiye, icyo niyemeje nagikoze, kandi noneho result irahari nziza, mfite igihugu. Iyo rero ni ishema rikomeye cyane, ntabwo najyaga kubigira nkiri impunzi, nta n'ubwo byari bifite. Nagiye ndi umusitari, ntangiye kuavansa cyane, ariko biriya nabisize ku mupaka w'i Burundi. Ndavuga nti kuzaba umusitari cyangwa se kuzagira ishema
rigaragara cyane rizanagira n'akamaro n'abazabyara ni ukurira u Rwanda. So ishema ni rinini cyane, ishema riraryoshye, ahubwo nimo ndariha n'abato kugira ngo bakomeze uwo murage. Yego, Masamba reka One Nation Radio, ijwi rya diaspora nyarwanda, radio ya diaspora nyarwanda, tugushimire ku mwanya wawe waduhaye. Turabizi ko uri umuntu ufite akazi kenshi, wakoze cyane. Mwakoze cyane namwe, asante sana.